Hero mwaramutse mwese mwaramutse neza. Tugiye kuganira ku bijyanye n'iki, murebe ukuntu ubutaka bwacu harimo ubutunzi bukomeye cyane. Wavuga atese ubutaka ni gute bwakiza umuntu? Mu butaka tugiye kureba ibintu bingahe? Tugiye kureba ibintu bitatu bishobora kugukiza byo mu butaka, ugakira ukaba umuherwe ukomeye. Numureba ino parisere, kano gaparisere turimo, murabona ni agaparisere gahinzemo iki? Gahinzemo imboga. Buno butaka mu by'ukuri izi mboga ntago zari zamara n'ukwezi. Murabona atari imboga nziza? Ubu butaka ikintu cya mbere tugiye kureba ushobora guhinga mu butaka, kandi ubutaka ushobora guhingamo nta nubwo burenze na metero 3. Ubu butaka mubona ni metero 2. Uturutse hano hepfo gutya ahangaha, murebe neza ahangaha gutya ndahakameye. Nge ntabwo nzajya mbabwira ibintu bya edit nimbi kuko abantu baranabeshya. Ubu butaka ubu ngubu mureba, ubu ngubu ubwo ndi kubakamerera ndi kubazanira, ubu bwatumye ngera ku bintu byinshi cyane hano muri ubu butaka bwonyine. Ubu ngubu bwo mu rugo, hano mu rugo iwanjye. Ikintu cya mbere murabona atari imboga zihinzemo, izi si dodo. Mu butaka rero, mu butaka harimo ibintu bikomeye cyane. Tugiye kuganira ibintu bingahe? Mbabwiye yuko tugiye kuganira ku bintu bitatu bishobora kuva mu butaka bigahita bigukiza, bikagukiza vuba. Kandi iyi business urayikora mu mezi 3 yonyine, amezi 3 ubu utangiye kubona umusaruro mwinshi. None se tekereza nimba runo ruboga urunguru rwonyine nshobora kurusaruraho amafaranga 100. Mu mboga 100 murumva harimo amafaranga angahe? Ntabwo harimo amafaranga 1000 mu mboga 100 zonyine. Tugiye kubara imboga mfite hano. Duhere kuri urunguru. Uruboga si rumwe, si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Twakomeje 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Simboga 44. Mureke dufate imboga 44 kandi uruboga rumwe ndusoromaho umufungo w'100. Ubwo nangahe? Imboga 10 si 1000. Ubwo si 4,000 birimo. Ngo fata 4,000, fata 4,000 ku munsi, sibyo? Ukube n'iminsi 10 si 40,000, iminsi 20 si 80,000, iminsi 30 si 120. Abantu barangiza ngo babuze business yo gukora. Nshuti yanjye, ubwo iyo ni business ya mbere nkubwiye. Iyindi business rero ya kabiri tugiye gukurikizaho ni gomba. Ubwo gomba turayivuga mu gice cya kabiri. Iyo ni pariti ya kabiri ndibuze kuganiraho. Iyi ni pariti ya mbere. Murabona aka karima uko kameze, mwakabonye. Kariya ni akandi karima ka kabiri. Akandi karima ka kabiri dore ngaka, reka mbazumingire mu karebe. Aka ni akarima ka kabiri. Kandi izi mboga mu by'ukuri nizo zimpa iki? Amafaranga. Ubwo rero hazagira umunyarwanda uvuga ngo ubu butaka harimo ubutunzi bukomeye mwa bantu. Uravuga uti se nimba ubutaka ari bukeya mu Rwanda? Ntago ubutaka ari bukeya mu Rwanda. Naho utuye ushobora kuhabyaza umusaruro. Ufata umufuka, nubwo ntari kubikora ngo mubirebe, ariko uzabigerageze. Ufata iriya mifuka ya kilo 100, wamara kuyifata ukayitengamo. Mwabonye yuko uruboga rumwe nshobora kurusaruraho umufungo. Iyo ari uruboga rwakuze neza rwarabonye ifumbire. Noneho wamara kugira ute gufata iyo mifuka ya kilo 100 ukagira ute
ugatengamo itaka, ureba itaka ryiza ririmo ifumbire, noneho warangiza ukazajya ujya kuzana ingemwe. Nubwo udafite ingemwe ugenda ugahumurika akarama k'imboga ntago karenze 200, ugahumbika icyumweru cyashira ziba zatangiye kumera. Noneho ya mifuka ya kiroshana wenda uba wafashe biterwa n'imboga zizaguhaza, nimba ushaka n'akarima k'igikoni. Warangiza rero ugagenda ugemura za mboga wameje wahumbitse. Ubwo uba uri gushaka iki? Uba uri gushaka amafaranga. Nyamuneka mureka dukore, mureka dukore ibyo gukora birahari. Nta munyarwanda wigeze, nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame yaravuze ngo mugomba kwihangira umurimo. Ntago abantu twese twize tugomba kubona akazi mu biro. Hoya nawe wakwishakira akazi, ntazagira umuntu uzongera kuvuga ngo ushaka kuvuga ngo urakodesha. Naho ukodesha ushobora gushaka imifuka, ugashaka itaka. Nta muntu wakwima itaka ryo kujya gukora akarima k'igikoni. Niyo mpamvu mubona abanyarwanda harimo abantu bavuga ngo bafite abana barwaje bwacya. Ngewe iyo amakuru abaye nkajya kureba amakuru nkasanga ngo abana barwaye bwacya, ugasanga abo bana banarwaye bwacya bafite abantu. Itekereza kuba ufite ubutaka ariko ubwo butaka bukagupfira ubusa. Ubwo butaka bukagupfira ubusa nta kintu ushobora kububyazamo umusaruro. Nyamuneka mureke dukora amaboko mu mufuka dukore, kuko dufite ubutaka. Ubwo business ya mbere ni imboga, business ya kabiri ni gombo, business ya gatatu ni iki? Business ya gatatu ndi bubaganirizeho, kuko ubuhinzi bujyana n'ubworozi. Nta nubwo wenda nibwo utakorora ntiwabura aho ukura ifumbire. Ubwo rero business ya mbere tumajije kuyibona, iya kabiri turaza kuyiganiraho mu kanya. Ubwo rero nimba ukunze iki kiganiro mukore subscribe. Noneho nimumara gukora subscribe, noneho muna commenting, mutere comment nyine. Nimba byaranakunaniye uzambwirenge nzaza nkufashe. Nomero zanjye ni 0789 7 7 9 Zibarayo Vestina Nyiramana. 0789 7 7 9 Nizere yuko nta munyarwanda uzongere kuvuga ngo business, ngo nabuze business yo gukora. Ikindi kandi nagira ngo nibutse abanyarwanda bari kujya kuri social media, ukajya kubana ukavuga ngo dore business ngo yakubyarira ngo kora ngo ibi nibi, ngo urabona amadolari. Ese ninde wababwiye yuko ushobora gukora ikintu ushobora kurya ikintu utavunikiye cyangwa utabiza kuya? Ibyo ntago bibaho. Ugomba kurya ikintu wavunikiye. Ikintu cyakuvunnye burya ni nacyo kiryoha, havamo umusaruro mwiza. Ubwo rero ibi ngibi tumajije kuganiraho, no mu kanya ndabazanira iyindi business ushobora gukora. Noneho mureke mbabwire business igiye gukurikiraho. Simubonye ko ari dodo, si dodo nahereyeho. Noneho ndabazanira business ya kabiri nakoze. Umva business ya kabiri yo noneho muri bwimirwe. Noneho iya gatatu yo ijyamo umuntu wabonye igishoro. Ubwo watangire kuri dodo, uyo tangire ku gishoro gitoya, kandi ugushaka kuvuga ngo nyina natangiye kuri business. Mureke mbabwire natangire ku mafaranga ngahe. Nta n'igiceri cy'ijana nigeze ntangiriyeho. Nari mfite umurima, ndagenda njya gusaba dodo, umuntu ampereza dodo 40 z'ingemwe. Izo ngemwe 40 nizo ziri kumpa amafaranga. S'il vous plaît, umuntu urabipinga akanabikerenza, ngiye wampamagare kuri izo nomero namuhamagaye namuhaye. Noneho azaze mwiyerekere yuko ibintu byose bishoboka. Mukore subscribe, musharing, kuko iki kintu ni ikintu noneho ntanze kizima cyiza. N'ibindi biganiro byanjye biri kuri animation nabyo ni ibiganiro byiza, nuko mutabiha umwanya ngo mubikurikire. Ariko nimubona iki kintu kirabagiraho ikintu cyiza cyane, kandi muziteza imbere. Mureke twiteze imbere, dukura amaboko mu mufuka, kandi ndabakunda cyane. Mukomeze kunshyigikira abari hirya no hino. Murakoze cyane. Iyi video ntawe itareba, umuntu wese yamureba, kuko nta muntu udashaka gukora, nta muntu udashaka kurya, kuko inda dufite kabisa ikeneye kurya cyane. We dufite n'abana bari kudutwara amafaranga mu mashuri, mu burezi. Ubwo rero no mu buvuzi, ahantu hose amafaranga bakenewe. Inshuti yanjye, amafaranga ni amafaranga nubwo yaba igiceri. King James niwe wabivuze ngo ifaranga ni ifaranga nubwo ryaba igiceri ariko ni ifaranga. Murakoze cyane. Nahamukanya. Ciao ciao, ndabakunda.